agakomeza kubimusomera kugeza kwije imyaka 2. Urumva atakwiza imyaka 2 byose yarabifashe ku mutwe. Abavyumva. Yego. Hanyuma inyuma y'imyaka 2 bahita bamujyana mu ngando za Kiyuda hamwe twise mu bakibuti. Bajya kumutoza kugira umutima wagutse ukwirwa mu gihugu cyose. Mu gihe twe ndeba urabona iyo umuntu nta muntu abaho, abanyarwanda tukunda kubaho ubuzima buri prive. Niyo mpamvu ubona hari udupangu hari no mu giturage hari utuyenzi, biriya ni ikimenyetso n'imitima ishobora kuba ari cyo kwiharira. Mu muco wacu niko bimeze. Ariko abandi bo baba, reka ntanga urugero rumwe abadukurikiye basomye Bibiliya. Dawidi ku myaka 16 yabwiye Goliyati ngo ngiye kukwica ngo uce umutwe nkugabe ubisiga byo ku gasozi, isi yose iramenya. Washobora gutekereza umwana w'imyaka 16 ukwigwa mu isi yose? Uzi ko dufite abantu badakwigwamwo na Kigali yose. No, nico ni ikimenyetso cyo kugira umutima wagutse abantu batorezwa mu muryango. Iyo umuntu wese yatekereza igihugu kijari kuba kigeze kure kurutaho kigeze. Umwana wese abitojwe kuva ari muto, kuva ari mu nda agatozwa gukunda igihugu, akamenya uwo ari we n'impano ye, akiga binyuriye mu mpano ye, twagira kure kurutaho tugeze. Urakoze cyane. Abantu babitekereze nyine mu buryo bwagutse babyumve kurusha. Ati Yesu nashimwe cyane Mushumba Desire ndetse na Theo, Imana ibaho umugisha kuri iki kiganiro. Iyaba cyajyaga kibaho tugakomeza kumenya ibihe mwatwibutsa aho mwasomye. Murakoze. Ndi Alphonse ngira ni muri Zekariya 2 ni igice cya 2 harya sinibuka 12 kuva ku murongo wa mbere wari uhera. Urabyumva cyane. Oyati mwaramutse neza, ni Ishmael. Ikibazo mfite se kuzura ku rusengero rwa Israeli nta ngaruka byatera kuri twebwe abamenye Kristo n'abataramenya Kristo? Yego, ingaruka zirahari kubera ko urusengero ni guzu itorero rizataha. Rizahita rigenda. Mu yandi magambo Yesu dutegereje ntazaza ari uko urusengero rutaruzura cyane. Ntashobora kuza urusengero rudahari. Birareba ko iki se twebwe abakristo kugira ngo aze uko rwuzuye. None se ubu tugize reka mbyita ibyago, abayahudi ntibanyumve, tugize ibyago uyu munsi rukuzura, ubu se ntitwahita tugenda? Hanyuma abapagani bene wacu batarakizwa ntabwo baba bihombeyemo? Bazaba bahombye. None ese ubundi mwebwe mujyayo, iyo mujyayo musengera ko mva nta rusengero bafite? Dusengera ku rukuta rwasigaye rw'urusengero rwa Salomo. Ubwo ni nyuma y'umusigiti. Musengera inyuma wa musigiti wa Ari Axe? Yego. Niko gakuta kasigaye ku rusengero rwo kwa Salomo. Nirwo bita se urukuta rw'amaganya? Yego. Hari video nyine nkunda kuba ndi kureba kenshi njya nkurikirana, ejo ni naho zinzireba haba hari abantu benshi baruriraho kuki barwisurwa amaganya. Ni kubera ko nyene batakaje igihugu, hanyuma bagira Imana hasigara ko gace. Iyo uribuka ko Imana yabwiye Salomo iravuga ngo ni mu ncumuraho, nubwo urusengero rwanyu ari rwiza nirwo nzahera ruzasenywa ntabwo izasigaye geretse kurindi. Na Yesu yaje kubisubiramo ari ku musozi wa Elayono n'abamweretse inyubako y'urusengero. Baba bibuka ko bakiraniwe. Gutatanira mu mahanga byatewe no gukiranirwa kwabo, baganyira Imana kubw'iyo mpamvu. Ishaka kabiri ni gusaba Imana ngo yongere kubaha amahirwe yo kongera kubaka urusengero, bongere kugira, kubera ko urusengero rukihari abakobwa ntibagumigwa, imvura yagwira igihe, abantu bashatse barabyara, hari umugisha urutu uhari uyu munsi. Hanyuma cyari igihugu cy'igihangange ku isi. Yego. Wigeze kuvuga ngo ni igihugu kitagusha imvura se kuko nta mvura igwayo? Hari igihe bamara imyaka 2 nta mvura iguye. Hari n'igihe iyo bagushije imvura bashobora kuyibona rimwe ukwezi kumwe mu mwaka. Ayandi mezi yose nta mvura baba bafite. Ni mu zuba, ni mu butayu ahanini cyane. Urakoze cyane Pastor. Oyati
ese pastor ubona okay mwaramutse neza tonsuriza pastor ese koko intambara Haremagedoni zabaho Israel irayizi se cyangwa ifata gute cyangwa iyifata nk'uko irwana izindi ntambara niko yabajije ntabwo yifata nk'izindi ntambara ni umwihariko barayitekereza Haremagedoni baranayiteguye kera hashize igihe kinini gute izabera mu kibaya ca Megido ni munsi y'umusozi wa Karumeli hari ikigo ca gisirikare ikigo cabo ca gisirikare cyo mu kirere niho kiri yugiye baragusobanura bavuga ati turabizi ko intambara izabera muri iki kibaya ni nzira bazinjiriramo abasirikare mu babiri ivuga n'imibare n'iki byose niho bizabera barahateguye bariteguye ni intambara biteguye igihe kinini cyane bayitekereza se nabo yuko izaba uko Kristo yajyanye itorero oyo bo ntabwo ari byo barimo ibya Kristo ntibashaka no kubyumva babitekereza mu buryo bwabo nyene bwo bavuga ngo ibyo by'abanyamahanga byanyu ariko barabizi ko izabo kandi nibyo navuze ko iri gututumba iritegura muribuka ko Putin ubushize yabwiye inganda zikora intwaro ko bagomba kwihutisha gukora intwaro zigezweho kubera ko intambara ya gatatu y'isi iteguwe abashinwa urabizi aho bageze bitegura Amerika yiteguye kera rero nta wabihakana utabihakana bizaba urakoze cyane oya ati pastor iyo urebye ubona Israel uwo kugera muri Israel na Amerika itoshya Israel kwanduranya ku bindi bihugu ntabwo ari ukwanduranya navuze ko amateka ya Israel atangira mu myaka ya kera bava muri Egiputa ibiri kuba ubu nibyo n'ubuhanuzi bwa Mose n'iby'Imana yavuganye nabo ico gihe ntabwo rero ico gihe Amerika ntiyari bwabeho iyo Imana yavuze ikintu kikazasohora ntabwo wabyita kwanduranya n'ubuhanuzi busohora kuri bo oya ati mwaramutse neza Theo na Pastor Desire musobanurire gukebwa kwa Abisirayeli nibyo bivugwa ngo gusiramurwa ese ati turabakurikiye turabakunda cyane ni Denise Merere Gatsibo muri Gasange yego nibyo bita gusiramura okay murakoze cyane ati Yesu nashimwe nanyuzwe gusa ndumva ngize amatsiko yo kugera muri Israel Theo na Pastor muzame promotion ni Florence Wirunda urakoze cyane okay pastor reka twakire niba kuri telefone ari y'abandi bantu turi kugana no ku musozo 0725 nimero guhamagara ni 0725 69 22 28 0725 69 22 niba hari icyo wifuza kubaza Pastor Desire turi kumwe kubijyanye na Israel nagerageje gucamo ikindi bino bintu ari byinshi nyine ari na birebire umuntu yabisobanura mu minota mike tuba dufite nawe kandi nashimye ko arimo aragerageza kubivuga mu buryo buvunaguye cyane Life Radio allo no waramutse urimo uravuga niba uri ahantu hatari network Jacques muvugana yego Jacques Icukiro gahorera Pastor urakoze cyane abiri byagusobanukirwa ese wowe kukurikirana uriya mateka bisere cyane ukaba nahagenze cyane ubona Amerika niyo mpamvu Amerika ari cyo gihugu gikunda gusa n'igikurikirana Israel cyane kikayishyigikira cyane ubona niyo mpamvu bitera ko igihugu ubona bitabishishikayemo cyane ariko Amerika ikabishikaramo cyane yego igihe Hitler yishe abayahudi miliyoni 6 barahunze bamwe bajya mu Burusiya buriya abayahudi benshi bakomotse mu Burusiya murabizi ko na perezida wa Ukraine ari umuyahudi wo mu maraso kiriya gice kirimo abayahudi benshi hanyuma abandi bajya muri Amerika noneho impamvu Amerika ishigikira Israeli nuko abantu bari kuri top ya Amerika n'abayahudi reka duhere kuri Blinken
nari ngiye kubivuga minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken ni umuyahudi wo mu maraso cyane sekuru yarokotse jenoside ya Hitler. n'aba Trump bivuga ko bafite inkomoko n'ababyeyi babo nica impamvu uribuka ko abayahudi bashaka kubatuza mu Bugande hanyuma sekuru wa Bush niwe yavuze ati no, Imana yavuze ko ari, kandi nawe ni umuyahudi wo mu maraso. Yego. Waramutse neza? Naramutse neza Pastor. Yego. Mzee turabakunda cyane cyane ku kintu twa Oscar Mizgo. Yego Oscar. Namwe mukunda kugira mu gihugu cya Israel. Nk'abanyarwanda mbona hari nk'uko dusa nk'abahuje amateka. Badufata gute batubona kuko mba numva bashaka kuba bagira n'ukuntu bagira banena, hari ibihugu bashaka kuba banena cyangwa bafite ukuntu mbona basa nk'abateye. Twebwe nk'abanyarwanda badufata gute icya gihugu twenda gusa nk'abahuje amateka? Nicyo nashaka kubaza. Ntekereza ko abanyarwanda bafatwa neza muri Israel. Ikimenyetso kimwe kibigaragaza mu bihugu bike Israel ifite za ambasade u Rwanda rurimo. Ni ikintu gitangaje kigaragaza ubumwe dufitanye kandi bugarukira kure. Abana bacu benshi magana bari kwiga ubuhinzi muri Israel. Hari ubufatanye mu nzego nyinshi. Yego. Hanyuma igikomeye kurutaho duhuje amateka ya jenoside. Waramutse neza? Waramutse neza. Yego. Amahoro Jean. Yego Jean. Nibariza ko pasiteri kwavuze ngo nta mvura ikunda kubayo cyane kandi bakeza cyane, beza gute? Bafite ubuhanga bwo kuhira, ni ubuhanga bihariye. Bashobora kuba ari bo babikora neza ku isi yose kuruta abandi. Ubuhanga bwo kuhira. Yego. Kiriya gihugu beza imboga zishobora zinoze gemurwa i Burayi, Amerika n'andi hatandukanye, kandi nyine nko bivuze banahinga igice gito kuko kinini ubutayu cyarananiranye. Ariko nyine Imana bamugisha wo kweza, ngira ngo nabo bajya kwiga iby'ubuhinzi nibyo baba bagiye kwiga cyane, uburyo bwa irrigation, ikoranabuhanga mu buhinzi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Rakoze cyane. Turimo turagana ku musozo kugira mu kanya tujye mu kindi kiganiro. Niba ari undi muntu kuri telefone twamwakira tukaza. Ati Pastor wakoze kudusobanurira, none se gukebwa bivuze iki ku bwoko ku bukristo bwabo? Ntabwo ngira ngo abakristo ahubwo ni ku bwoko bwabo, si ikimenyetso bahawe n'Imana se mu gihe cya Abraham? Ni ikimenyetso Imana yabahaye mu gihe cya Aburahamu, ariko nanone tubifata mu buryo bw'igihango. Nta gihango gishobora kuba hatari amaraso. Ni mu buryo bwo kwiyegurira Imana, ntabwo ari ugukebwa gusa byo gukora isuku. Ni mu buryo bwo kugirana igihango n'Imana. Yego. Hanyuma twe kuba Kristo tubikoresha kwihana no kwakira Kristo umwami n'umukiza. Yego, murakoze cyane. Abantu benshi bibwira ko Yesu yahise mumva, abandi baradamaraye ngo Yesu nazagaruka, ariko Yesu ni muzima kandi Pastor murakoze cyane. Rero mu gusoza umuntu akuri iki kiganiro nk'umwizera w'umukristo asigarana iki kujyanye n'ibihe twagiye tuvuga? Bari kurwana intambara muri zitandukanye, twabonye ko Israel ari ikimenyetso kidandabira cyangwa se ni ribuye rizaremerera amahanga. Udukurikiye umukristo ntaranagera, wenda ntazanagera, ariko asigarana iki? Ikimureba ni iki muri byose? Umukristo icyo asigarana ni Israel ni ikimenyetso
cyangwa se ni isaha y'Imana ku banyamahanga. Niba twizera ko Kristo azagaruka tukaba tureba ibiri kuba, wibuke Matayo 24 ibimenyetso byose Yesu yavuze, hafi byose biri gusohora. Hanyuma ni gute ibimenyetso byaba bisohora tukaba turangaye, tukaba tutiteguye kwakira Kristo? Ntabwo nzibagirwa ijambo Umuyahudi yatubajije bavuye kutwereka ibikoresho by'urusengero. Yaratubwiye ngo twe ko twiteguye kwakira Mesiya, abanyamahanga mwe mwiteguye mute? Mu by'ukuri itorero rirarangaye kabisa, rirarangaye ku buryo rititeguye kwakira Mesiya. Kandi bavuze itorero n'umuntu ku giti cye, ntubitekereze nk'idini runaka. Rero ni tuba tubona intambara, ibihugu biri gutera ibindi, gute twumva ari ibisanzwe? Gute Israeli ibaho kuva muri 48 umutini utoha ntibigire ico bitubwira ku kugaruka kwa Mesiya? Ibyiringiro bya nyuma dutegereje nuko impanda izavuga. Rero ntekereza ko abanyamahanga dukiye kuba twitegura muri ubwo buryo. Icyanyuma shaka kubwira abadukurikiye, turibuka ko twateweho nk'ingurukira. Hanyuma ikindi, mwibuka ko Bibiliya ivuga ngo umubare w'abanyamahanga ukwiriye ni winjira mu itorero impanda izavuga. Ntabwo dukwiye gukerensa agakiza twahawe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tushimiye cyane Pasiteri, ndetse nawe twagushimiye abadukurikiye. Imana ibahe umugisha, ubwo tuzasubira ubutaha. Mwakoze cyane Pastor kutubera abatumirwa muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Kwa maherezo azagarara mw'isi, ariko yuga. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi mbifurije amahoro ya Kristo, ya yandi atagira akagero, abe muri mwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero nifuje ko dusangira rino jambo. Ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Igice ni 11, turasoma umurongo umwe wonyine wa 28. Turahasanga ijambo rifite imbaraga ritigeze rivugwa n'abaperezida bariho ku isi, ritigeze rivugwa n'abami bigeze babaho, yewe ritigeze rivugwa n'umubyeyi waba warakubyaye, ndetse ritapfa gutinyukwa n'undi uwo ari we wese. Ni ijambo rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Twongere dusubiremo. Ni ijambo rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ndashaka ko uyu munsi tuvuga ijambo rivuga ngo umwihariko wa Yesu. Iri ni ijambo nk'uko nabivuze ritapfa kuvugwa n'undi muntu uwo ari we wese. Uyu ni umwihariko. Uyu munsi rero ndasaba Imana mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Yesu agire ikintu avuga ku buzima bwawe, agire ikintu avuga cy'umwihariko ku buzima bwawe ndetse ku bugingo bwawe, kandi Umwami Imana ahabwe icyubahiro. Ndabifuriza amahoro ya Kristo, amahoro ya Kristo nabe muri mwe. Murakoze, mugire umunsi mwiza, mukomeze kugubwa neza. Imana ibahe umugisha. Twibukiranye rino jambo, Yesu agera mu mudugudu witwa Nayini. Yesu yegereye ikiriba cy'umwana w'ikinege wari wapfuye.
ako kanya uwo mwana arazuka. Twibukiranye kandi kwa Yayiro, yavuze ijambo rivuga ngo tarisa kumi, biribwiriza, bihita byemera, uwo mwanya biremera. Twibukiranye kandi no kwa Lazaro. Kwa Lazaro yarahamagaye, ahamagaye uwari wapfuye arazuka, uwo mwanya naho biremera. Uyu munsi rero Imana igira icyo ivuga ku buzima bwawe. Uyu munsi Imana, Uwiteka Imana Nyiringabo agira icyo avuga ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi Yesu Kristo wabambwe twebwe tukabamburwa, nagira icyo avuga cy'umwihariko kuri wowe, maze kikuremere ibyishimo, cyongere ibindi byiringiro muri wowe. Nimukomeze kugira amahoro. Amen.